yemereye tu hanyuma so ngewe mubaze so ngareka mubaze ko kwitaga ibihumetse nimugoroba Brian murapiki oya Brian arabizi ngiye bro narababwiye ngo sinkundi ndyarya ariko reka nongere nangira itangazo hano hantu hari ibihumbi 3 ubu abangaba bari active ibihumbi 3 nibi wenda birenga 10 nuko abangari bo bari active umuntu arimo kubona reka mbita ntangira itangazo hano bro ntabwo nkundi ndyarya kuko nanjye ntabwo ndiyo nanjye ntabwo ndi ndyarya ni nayo mpamvu nakundi ndyarya uwo mugore wigize umugabo urabyumva uwo mugore wigize umugabo wirirwa atinga abana b'abakobwa aho ngaho i Kigali yarangiza akajya kwihisha aho ngaho hirya ngo yo yarangiza akaza akirirwa ashinze abantu ibintu ku ma space ariko shama mwumva twebwe nta teki twagira mwumva nta teki twagira mfite video z'icyo kigore kigize ikigabo mfite video zakenye none ugisenye ngo abo bantu cyasambanyaga ningo cyashenye bro urumva rero nagiye kubona umuntu arimo arisabishwa imbabazi aho ngo ndamureba ndavuga ni izi mbabazi urimo gusaba ndaziguha nkuko ne wazisabye ndaziguha haribi ariko kandi niwongera gukoma rutenderi gato Kigali ntabwo uzongera kuyinyuramo Nyamirambo rero tuyisezeraho Kibaga bagura isezero urahita usanga umugabo South Africa uwo mugabo mwabyanya zahita musanga South Africa kuko ubu ngubu ntabwo byakunda kwa bi Kigali kuko murebye ibyo abakorera abana b'abakobwa nzanye video ze abafana be muramushuka nimukomeza narababwiye ngo Jihad ngiye kubanza mukubita inyundo nk'imwe yo mu rukiko kugira ngo ni imikino muramushuka nago mwabonye ibintu baba babitse by'umwanda bitanashinga uwo Brian ni gasopo yanyuma iyi ngiyi n'abagenzi be mwese this is the last warning Inyamirambo ntiwakongera kwanyura nago Kibaga nta n'umuntu wakongera kugwikira cyo kudida barimo kubona utinga abagore babona urimo gutinga abagore babandi ugasenya ingo nta n'umuntu wakongera ibyo ngura DJ abafana be barimo baragushuka abafana bawe ayiwe ndumva jonare kura bombo youth na depan bombo clat bombo youth narabaretse big energy big time ndabareka muragenda munyiniraho mwabijinga mwe numvise ngwire nari hano we kaboko yo narabaretse munyinira ariko this is your take this is my turn bombo clats this is my turn you should stop talking about Yago you should stop everything yo niba mudafite ikintu kiza mwamvugaho yo mureke gushuka abantu mubereye abafana uwo muntu ari ku kagozi arabizi uwo muntu ari ku kagozi niyo mpamvu yavuye agahita atitira ngo yewe ngo Yago ngo nukuri ngo mbabarira ngo numva buri gihe nguvuga ngo Brian ngo bombo clat bombo clat you don't know light up the fire you don't know narababwiye ngo Jihad ndaje mukubita inyundo bamwe baravuga ngo ni imikino narababwiye umuntu witwa Sabe nibyo yakoze ndaje mukubita inyundo murabizi reka ati no wabahaye raporo reka ati yabahaye raporo y'ibyamubayeho Sabe ngo bimeze gute raporo ngero Sabe bimeze gute Sabe yaramugaye agenda mu kagari mujye mumenya ibyo mukina nabyo Imana dukorere rakora uwo murinda haba urwango afite mu mutima we uwo nguwo arabizi kandi you never Irene ntuzigera unduta kabisa you see kabisa you will prosper uzakonfirm abantu babwire urwango mwanyanze aho ngaho iwanyu aho ngaho i Kigali yo bro meze neza sana niyo mpamvu ibyo byana nk'icyo ngo ni DJ Brian cyo rwose kiri ku kagozi we kiri ku kagozi nese Brian kirinde none ikintu gitangaje reka nyikubwire
ikintu gitangaje reka nyikubwire, hari abantu batazi amakuru batabizi. Sabe yicaye mu kagari, abatari bizi mu bimenye. Noneho reka mbyemye mbivuge, Sabe ari mu kagari, nashaka ave abereke iki, noneho naveyo ari mu kagari, yicaye mu kagari kubera iki oye niyo atamugara. Ndabona murimo kwandika none se Dekati yaramugaye cyane, ntabwo yamugaye n'ubundi, ntabwo ari njye abaye raporo Sabe ibintu byamubayeho ni nk'ibyabaye kwifunda ahantu bita Ishyorongi. Nuko ibyamubayeho ni nk'ibyabereye Ishyorongi. Unuvuga ngo akagare kakandi basunika. Niyo mpamvu ibintu byose mwakoze, ibintu byose muryamiye muri showbiz yanyu ngaho, ibyinshi turabifite hano. Ibyo mwakoze, abana mwagiye mukorera ibintu bibi, turabifite. Rero wowe rwose hari abantu bari ku kagozi, Melody noneho ngarahageze byanyabyo, wamwakira se nigishaka kigeyo. Reka ndebe ko cyatse request tugishyiraho, ntusukukirisha kanye nasi. Reka ndebe ni cyake request niba ari ikintu cy'ikigabo, ni cyake request se niba ari ikintu cy'ikigabo kigoryo gase. Ibyo gihakana, ibyo tuvugana no kibihakana abanyarwanda bumva ntago cyabikora. Umva ikintu gitangaje my guy, umva ikintu gitangaje. Abafana hari igihe babeshya umuntu bafana, buretse hari igihe abafana babeshya umuntu bafana bakamuteza ibibazo bro. Nk'ubu ngubu abafana ba DJ Brian barimo baramushyira mu bibazo ngo bitwa niba ari abarara, ngo niba ari abaki bro. Nimba kubita video uwo DJ Brian wanyu arimo kurigata umugore mugenzi we mu gitsina, afite igikoresho cy'umugabo. Noneho mukabona ko uwo muntu yanamusenye, nkabazana n'amamesaje yaramusenyeye, ari umugore wubatse mu mujyi wa Kigali. Ibyo ngibyo abafana be ntabwo muzongera kubivuga, muzahita mugira ubwoba, kandi muri abanyabwoba. Nimba kubitamo ikivido arimo kurigata umugore mugenzi we, muri abanyabwoba. Uwo DJ Brian akora iki? Baba bumva baturusha gukora ama operation, arigata umugore mugenzi we mu gitsina, akanamusenyera. Uyu munsi umugore akaba atakibana n'umugabo we. Bombo youth bitwaza amadirido. Bombo clat ngo harya ajya avuga ngo bavuze ngo ari umutinganya ngo yambara ngo ibipantaro ngo bya Bombo youth. This is the last warning. Nzongera kumva ahantu wamvuze either kereka numvuga neza, kuko ibikorwa urabizi, ibyo nagufashije, ibyo nagukoreye byose urabizi. Ibikorwa byanjye niba wumva udashobora kuba urimo kudija ngo ukine ingoma zanjye, jya ukiniza abandi bahanzi. Ariko gato nushiko gatoya hakagira nk'umufana wawe unsitaraho. Bombo y'ukina depa. Ubwo ntago arimo kurengera. Reka mbe murekeye kuko aranzi buriya umutima w'ahari uri muramurya aranzi. Abajene baba bazi ko ngari bo bafite amakuru bonyine wana bro. Byafashe igihe kugira ngo mfate igihe mvuge ngo bano bantu baranshakaho iki, barandwanyiriza iki. Kumbe bamaze kwinjira mu mwuka mubi, umwuka w'umwijima. Jewe nanga umwuka w'umwijima mu izina rya Yesu. Umwuka w'umwijima ndawurwanya mu izina rya Yesu. Urumva? Nurwanya mu izina rya Yesu, ntago nkurwanya mu izina ryanjye, ngiye nkurwanya mu izina rya Yesu. Murajya haramukora ama space, muranyica, mutumira abagore ngo nabateye amada, muranyica, murababwira ngo muvuge ibi, muranyica, murakomeza muti bamufunge, bamufunge. Ibyo biranga ngo byamenyekanye ko ngura mugore nginda ngo nago yari yawe, ngo yari yanuze ngo DJ ngo nago ya producer noze, ngo yari yande producer w'ikikoryo ramoze. Abafana b'abantu babata mu mazi abira pe. Ndimo ndabibona. Mwatuma umuntu wanyu mwatuma umuntu wanyu disi. Mushaka gutuma umuntu wanyu muzabaza amakuru y'ibyabereye Belgique. Uwo ngo DJ Brian ajya Belgique ibintu yakoze. Muzabaza social mula ibintu DJ Brian yamukoreye man.
bari Belgique ariko muba muri mu biki ko dufite amakuru yanyu menshi mwihakanya ababyeyi banyu mwagize mute Belgique cyanze muterwa bya Belgique abantu muterwa ngo ni ibinyoma ngo nago ngo byabayeho ngo byari ibinyoma. Ubundi se we Brian mubanye gute? Ubanga ikibazo muko yamambajije ndagasa. We mubanye gute? Icyo nshaka ni ibimenyetso nje nta kindi. Nge nta kintu cyo kubana n'undi muntu uwo ari we wese. Umusa icyambe ni ikimi n'ibimenyetso. Ibimenyetso byageze kuri kontwari ubwo abanyarwanda nyine baca urubanza. Next yabyumvise ko ari gasopo ya nyuma rwose wihangane ntuzabikina akarimbo kanjye nkabibona zanshyiraho tiki hanyuma nuje ariko nucikwa na mugenzi we mu magambo make Brian wamutegetse ngajya kina indirimbo zawe muri club ku ngufu. Oya bandi oya nashaka pe ntazabikore bro nta umva ngewe ibintu nkora mbikora kubera ko mbikunda my guy wowe numfasha uri bukumva ngo ngufashe iki nkakugane uzamfashe ikintu cyose wumva washobora umbaza kuri album ngubwirane album yanjye igiye gusohoka amaze ngufashe nkabwa uzamfashe wowe icyo wumva umutima wawe uguhatira bro ngewe uyu muntu musabye kunkorera ibintu abantu bose nagiye nsaba kunkorera ibintu ntago babikoze nafashe umwanzuro wo kubareka umuntu akajya abikora kubera ko yabikunze cyangwa se yumva umutima we ushobora kugira gute kubikora. Ni nayo mpamvu n'abantu bari hano album yanjye ni isohoka reka mbisabire muzajye kuyumva kuri Spotify kuri Audiomack kuri Deezer Boomplay na album nzi neza ko muzakunda iriho imiziki myiza iriho ama collabs kandi ndishuwa ko muzumva umuziki utandukanye n'indi miziki so my guy rero ngewe dusoza yaman dusoza kwinica ramuhanzi wundi wavuze ni ntarya Amalon Jibris Gisa ni igiki cyabafanya mu muziki si icyo mwita games iyo game se iyo wowe nande nge ntakomeye game icyo bita game iyo game showbiz yo mu Rwanda ngifite ikintu bita game ngo baba barimo gukina game ariko nagaskenye urumva anyway baba barimo gukina game urumva so abantu mwese muri hano mumenye ko showbiz yanyu hari ikiganiro mu kirebe hari abantu batigeze bahabwa shallow abantu batigeze bahabwa recognition natangiye episode zikitwa ubwamamare bushingiye ku kinyoma ubwamamare bushingiye ku kinyoma iyo niyo topic ubu ngubu dufite kuri Yago TV show abantu mwese mugende mukore subscribe dufite topic ivuga ngo ubwamamare bushingiye ku kinyoma ikiganiro cyasohotse mugende mukurikirane mwumve ikiganiro cyasohotse mugende mwumve ibyo twababwiye hanyuma Bruce Melody Parody abo bahanzi bose bavuzwe mwumve bose bahuriye kuri bya bikoresho nababwiye itabi ririca Bruce Melody Parody wumvise ibyavuze kuri ngo kubahanzi kibazo warubajije ni cya Melody kirimo ubwo cyataye umutwe ni ikigoryi ndakizi cyayagaye yataye umutwe gute se cyo cyayagaye urakizi cyo kiri ahangaha kigena kimeze nk'urusazi urabuga bya bisazi bya cyaba byabaga kuri toilette binini bana numvise ngo afite gahunda ngo yo kuza ngo kundeba Kampala n'umuntu wabimbwa ngo Kigali ko reka mbivugire kuri no live ngewe nago mbishaka kabisa nago nshaka guhura nawe umusa kabisa komeza bikorera umuziki wawe ndakwemera ariko nge nago nshaka guhura nawe yahura nkanywa sumu ya panya nakibwe ati ngewe kugira ngo mure nawe nanywa sumu ya panya wa kigoryi wa muti wica imbeba ariko wowe na Bruce Melody mufitanye ibibazo ni ikigoryi bro ariko banza yarakwimye ibiceri cyangwa hari ikindi kintu mupfa cyangwa hari ukuntu muri formule vana makano kitwa ibiceri kuko ramusweranya ntago yagira ku biceri mfite yarasinyiye miliyari man ngabaskera
nakibwiye ati reka kwigira ikigori cyangwa kubyumva. Rero iyo wanze kumva ubwenge bw'umuntu ugakora ubugoryi ndabona hari undi uje witwa Bruce Lee Melody isabiri zabyicubwa urukoboyi rwasohoye alubumu ya mbere yabayeho mu mateka mbi cyane itanzwe amafaranga menshi cyane. Ubwo twa dutegereje, njye nabwiye umuntu ndamuga ati ntegereje kumva ikintu Gahera azakurikiza, ariko yarabyivugira ati ndatakaje amafaranga menshi. Murakoze. ibi bintu ntamuwe ariko okay beka wambaje ibibazo byinshi nanjye reka mubaze ikibazo kimwe. Mbwira umuntu muri showbiz umwe babiri cyangwa batatu mukundana muri amaniga uvuga ati abantu namaniga yanjye twagiye batatu. Umusa ngiye kukubwiza ukuri urumva. Yego wewe hano turimo turavugisha ukuri bro, hano turimo turavugisha amaniga cyangwa ndamukunda n'ibyo byose kuko nge ntabwo mba nshaka kurabanura. Ariko nshaka kuvuga ati muri aba abantu mbona ba legit, nkavuga ati umuntu legit nkurikiza kuno game bikina to. Yego game ihagaze. Umuntu bita Chris Easy ni legit. Chris Easy azicyo ashaka aguma mu ni niga yawe. Ngiye ndashaka inshuti zawe muri showbiz, nicyo kibazo nakubajije. Naga inshuti zanjye ubwo nawe urafata conclusion bitewe n'amagambo nkubwiye. Chris Easy ni legit, azicyo ashaka, azicyo agomba gukora urumva. Ubwo rero ugiye kubeshya, ubwo ugiye kubeshya bireke rero. Ugiye kubeshya ubwo rero ugiye kubeshya bireke. Icyo kibazo ngiye gusubiza ngubwira ngo umuntu ni inshuti yanjye manje nta nshuti ngira muri game. Ngewe ngira abantu ukiraho. Ninde muntu muri game wakwishyuye amafaranga meza ko batuye umuntu ama amafaranga meza y'akazi? Nta muntu numwe yigeze unyishyura amafaranga muri game. Ninde muntu wagutakiye cyane kurusha abana bati nyamba mfasha ntwikira mu bantu bose watwikiye wowe? Nanubwo nawe arabizi ko ari proud yabyo n'umuntu bita Kevin Kade. Kandi Kevin Kade azagira kuri byinshi kuko arabiharanira kandi azabigeraho, kandi ibyinshi yamaze kubigeraho. Big energy. Hanyuma Semuhungu ni umutinganyi wiyakiriye. Semuhungu Semuhungu ntago ari ashamed yo kwemera ko ari umutinganyi. Ubwo niryo zine nyine dukoresha iwacu nyine arya. Semuhungu aryamana n'abasore, cyese ko yambwiye ko abonye icyana kizana gikoma nacyo nuko yambwiye urumva. Wow, ni sawari kibani komeza imuturindire. Ngiye Semuhungu ariko giye Semuhungu rwose ndamwikundira. Semuhungu ni nini ganye tujya tunavugana mu mico ye, ni umwana mwiza byatanga. Semuhungu ari umuntu waneye story ye bituma mukunda kuva icyo gihe ntago ndongera kumwanga. Umuntu ndamusuje yitwa Rigirigi. Bamwita Liki. Bro uri kuri Liki natangubaza tubazo twinshi ariko reka dukomeze Liki to tumuretse. Abizi ntago tugiye gusubira mu bintu byinshi. Liki reka tumuretse. Kise wambaza ibihe bibazo ko ngo ari umurigenda ari living champion, ari living music mogul, ari living music machine, ari ubusubwo namuvuga w'ikimana umuniga kugira byinshi yango yabizi batabikubwibwa nta kintu narenza. Appreciating big energy. No mu kiganiro nakoze navuze ngo umuntu witwa Rikiriki ni hehe yigize aba recognized? Nihe munyereke mu Rwanda yabaye recognized. Uzajye mu post zanjye uzabana na post ndende n'indirimbo ze zose yakoze nk'abati niyo muntu wahinduye game. Man, abantu mwese muri hano ibihumbi bitatu, abantu ibihumbi 3,800 muri active. Mumbabarire umuntu witwa Rikiriki yo mumuhereza indabyo ze kabisa, mumuhindabyo ze yo mbabazi. Big up on yourself man. Rikiriki niyo muntu wazanye touch abatabizi wenda batabisonakiwe reka mbisobanure mu magambo make. Yo mbabazi big energy man. Abantu twakundaga music nyarwanda icyo gihe twacukira abana batoya. Rikiriki yagize gutya akora kuri touch azana Tom Close, akorera aba boys, akoreza aba Dream Boys, akorera aba Riderman, azana Tough Gangs yose no yizanye no akorera ama hit yose n'ibyo byose yahinduye